Mwaramutse itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Iyo tuvuze ngo intambara ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tatuvuze ibintu bine. Icya mbere, tatuvuze ngo urusaku rw'imbunda ruracyakomeje kumvikana kuri runo butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, tatuvuze ngo FARDC banze na gato kwemera yuko ubutaka bwabo ngo bwakigarurirwa n'undi bashinja kuba Rwanda. Icya gatatu, tatuvuze ngo muri diplomasi ibintu ntabwo bimeze neza. Icya kane ari nacyo giteje inkeke ku rwego rukomeye, tatuvuze ngo abarwanya uburenganzira bwabo bavuga ko aribwo bwatumye bafata intwaro, ntabwo bafite gahunda yo guhagarika igitero, bazakomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Ibyo byose iyo bishyizwe hamwe tubona neza ko urugamba kurangira kwarwo biri kugorana, biri kunanirana. Tugenda tubona neza ko intambara uko zagenda ko ishobora kwigiye gutangira kubura noneho ku rwego rukomeye kurushaho. N'ubu tuvugana amakuru aramutse avugwa none tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 na yuko muri Masisi, Minembwe n'ibice bitandukanye imirwano ikomeje kuvugwa, kandi noneho bitari byo gusa hakaba ari imyiteguro gisirikare. FARDC iri kuzana abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi mu bice bitandukanye mu 2023 nayo ikazana abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi muri izo bice, cyane cyane yo muri Kivu y'Amajyepfo nubwo muri Kivu y'Amajyaruguru urangije gushyiraho position idasanzwe keretse abasirikare kujyanwa muri Rubero. Ibyo njya kugaragaza neza cyane ko kwemera yuko amahoro n'umutekano bihari kuri ubu ngubu bikigoye, keretse kwemeza ko intambara isa ku isaha yakongera gututumba ku rwego rukomeye kuruta uko byari bimeze mu minsi mike gusa ishize. Ari nacyo benshi bakuvuga ati none ubwo biraza kurangira bite. Ibi bikanzonge gutera icyago cyangwa se ubwoba bwinshi bw'intambara ishobora gukomera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nacyo giteye inkeke kurusha byose. Ibyo turabigarukaho iby'urugamba ndetse by'umwihariko abazanira FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru akomeje ibirindiro zabo mu gihe 23 nayo iri kwitegura kurwana nabo. Ni 23 minsi ishize byavuzwe ko iri kwimura ibirindiro zabo cyangwa se iri gufata abasirikari bayo ikabavana mu bice bagenzuraga isa niberekeza ahandi hantu. Na amakuru M23 bwayo nyuze muri Mbonima, munyamanga wa M23 yahakanye avuga ko ibyo bintu ari ibinyoma, nta kuri kurimo, ko M23 itazigera ivana umusirikari wayo numwe mu bice byose bagenzura, ibice barimo batazabivamo bazabigumamo, ndetse agira icyo asaba abaturage batuye mu bice M23 yigaruriye. Gusa aya magambo bamwe babona neza ko nashobora kuba gashoza ntambara, avuga ngo nta gace na kamwe bazavamo, mu gihe Kongo ngo na Leta z'Ubumwe za Amerika basaba ko M23 isubira inyuma ikava mu bice byose yigaruriye kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo akari byo bisabwa M23, nyamara yo ikavuga yuko kuva mu bice yigaruriye byayimeze nko gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, kandi aribwo yaje kurengera. Kavuga ko idashobora kubatererana ngo ibasige bonyine, izakomeza kubafasha no kwaba bugufi, ibindi byose bivugwa itabyitayeho. Ibyo rero bigakomeza kugarukaho cyane cyane muri iyi minsi mu kwezi kwa karindwi rwagati, aho FARDC yari yiteze neza ko imirwano ishobora kuba yarangiye, kuko icyo bita ingabo z'u Rwanda bari biteze ko zavuye ku butaka bwa Kongo, nk'uko Leta z'Ubumwe za Amerika iri yabivuze ibibwira u Rwanda ko rugomba kuzaba rwavanye ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo rero yari yarishimiye cyane cyane iki gitekerezo, uvuga yuko ari inyamibwa ku butaka bwabo bugomba kuzasigara bugenzurwa byuzuye nabo ubwabo. Turabigarukaho. Ni mu gihe muri Masisi habonetseyo societe civile isaba ko u Rwanda rwafatirwa ibindi bihano bikomeye cyane nyuma yo kwirengagiza amahame y'amahoro yashyiriweho umukono wa Washington DC. Bati u Rwanda ni mu ruhane murufatira ibihano ingamba zikomeye cyane. Niko aba baturage bo muri Masisi, iyi societe civile yo muri Masisi yavuze ko bifuza ko u Rwanda rwafatirwa ibindi bihano bishya, bihano bikarishye cyane, kugira ngo barebe ko rwareka ubwo bushotoranyi bavuga ngo rukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano bavuga ko bigomba kuza mu rwego rwo guca intege iki gisirikare cya RDF uko babyita, ndetse no gutuma amahoro n'umutekano umaze igihe warabuze ku butaka bwa Kongo uba ntangere, baba amahoro n'umutekano byuzuye ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko babivuga ko ari byo bikwiriye. Ubutaka butagomba komeza gufatwa nabi cyangwa se gushyirwa mu ntambara, kandi nta kosa abaturage bakoreye igihugu na kimwe, yaba u Rwanda yaba Kongo. Abaturage bari kubabazwa n'intambara z'ubusa, bakwiriye guhabwa amahoro ku butaka bwabo.
nyuma tukomeje turaza kugaruka kuri iyi nama ya gisirikare yabereye i Goma yasize hemeranijwe amahoro ya IGVM. ni inama irimo abasirikari ba FARDC, ni inama irimo abasirikari ba M23 n'abandi ndaza kukubwira ibyo ndabigarukaho. Mu gihe i Rwanda muri Angola, Tshisekedi Tshilombo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabiriye inama rukokoma, inama iteganya amahoro cyangwa se inama gushakisha amahoro mu buryo bwuzuye ndetse no kurangiza intambara. Ni nk'ari inama yo gucecekesha imbunda ku ruhando mpuzamahanga, inama yateguwe na Joao Concalves Emmanuel Lourenço perezida wa Angola ari kumwe rero na Tshisekedi Tshilombo n'abandi bayobozi batandukanye. Iyi nama bayifunguye ndetse barayitangiza, irakomeza n'uyu munsi. Turarebera hamwe icyavuzwemo mu gihe Angola yifuza gufasha Kongo kubona amahoro n'umutekano. Si ubwa mbere wumvishe Angola mu bijyanye n'ibiganiro bimeze gutyo, ahubwo no mu bihe byashize wumvishe Angola iri mu bushake bwo kuganiza cyangwa se guhuza Kongo, u Rwanda, ndetse bagasaba yuko ibibazo byarangirizwa mu buryo bw'ibiganiro partner amakimbirane yageza ku ntambara. Bisa nk'ibyo urabyibuka cyane ko byagiye bivugwa inshuro nyinshi yuko Angola iri gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushakira amahoro burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurangiza amatati akomeje kukivugwamo. Ibyo turabigarukaho. Hanyuma turaza gusoreza kuri aya makuru avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje gukorana na Leta ya Kongo mu buryo bukomeye, baciye akarongo kanyako. Wayikaze ngo tubijye mu byose uko byakabaye. Ngewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze. Nyemera twe gutinda mu makorosi, icyakora uzangaye gutinda ntuzangaye guhera, niko nakubwira. Ariko reka twihere ku mirongo y'imbere ku rugamba, sivyo? FARDC, Wazalendo, M23 muri Kivu Amajyaruguru bose bari mu myiteguro ihambaye y'urugamba, imyiteguro ikomeye yihangana ritoroshye, ndetse yewe n'ibikorwa bya gisirikari benshi batigeze batekereza ko bishobora kongera gutangira muri buno buryo. FARDC na Wazalendo bongereye ibirindiro zabo muri Kivu Amajyaruguru, bakanoza imyanya yabo position bari basanzwe barimo, ndetse bakabwira M23 yuko urugamba ariho rugiye kubakira byanyabyo, intambara nibwo igiye kujya yatangira. Ntacyo bari bakabonye ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC na Wazalendo bari barihanganye, ubu niho bagiye kugaragaza neza icyo bashoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bagiye kwerekana imbaraga zabo mu mirwano, bagiye kwerekana yuko bashobora kurwana kandi bigakunda, bashobora gukora intambara ya nyayo bikemera, bashobora gukora igitero gikomeye bikavamo. Muri make bakagaragaza neza ko ubushobozi bwo kurwana bakibufite cyangwa se babufite, bwatuma urugamba barusoza cyangwa se intambara bayishoza kuri M23 ngo bakayambura ibice byose M23 yigaruriye mu rwego rwo bw'umutekano abaturage no kwigarura uduce twose twa Repubulika ya Kongo turi mu maboko ya M23, niko FARDC bavuga. Ni amakuru aturuka kuri kinyamakuru cyitwa Actualité avuga ko FARDC yari yakuye ingabo zayo wa gatatu tariki 15 Nyakanga ikareka ibirindo bya Nkingwe ndetse na Maleno mu duce tubiri yari yigaruriye kugira ngo ireke gukomeza guhangana. Ariko amakuru akemeza yuko kuri ubu ngubu atari ko bikimeze, ahubwo FARDC noneho nyuma yuko amakuru avuzwe ko yavanye abasirikari bayo muri ako karere cyangwa se mu gace ka Malemo na Nkingwe, makuru aremeza yuko bongeye kuzana abandi basirikari n'itsinda ry'abaparacommandos bafite ibikoresho bya gisirikari bidasanzwe berekeza mu gice kigana Katoyi ndetse na Luke. Abasirikari ba FARDC bagejejwe n'izo position cyangwa se nk'ibyo byerekezo, umugambi wabo ni wa wundi ngo nukurwana na M23 kuyica intege ndetse no gusubizaho ubusugire bw'igihugu no kuzana ubutegetsi bwa leta mu bice byari bwaravuyemo cyangwa se mu bice byari byarigaruriwe na M23. Aya makuru atangazwa akavuga ko FARDC ibi byose iri kubikorera ikintu kimwe gusa. Icyambere ngo nukugira ngo ihamye neza ko Kinshasa yitaye ku mutekano wuzuye w'uduce twose. Ngo bari bavuye muri kara gace ka Nkingwe bibwira ko M23 nayo iraza kubahiriza ibyo yiyemeje, maze ikava mu bice byose byinshi kugira ngo be gukomeza guhagarara ku ruhande rw'imirwano. Agaragara neza cyane ko basaga nkaho bari kugaragaza yuko bo bashaka ko amahoro ahinda, gusa bakabona ko M23 itari kwitegura igikorwa nk'icyo ngicyo
ibyo byaje gutuma FARDC yongera kuzamura abasirikare, noneho isa nibagutesheje agace k'ingenzi cyane ka Katoyi, ndetse abandi basa n'aberekeza mu gice kigana muri Kinigi, nko kongera kwerekana neza cyane ko ubu ngubu noneho baje bazanye ibikoresho byinshi. Amakuru yemeza ko babonye ababyitegereje, babonye imirongo myinshi turuka muri Kazinga mu gice cya Walikale y'abasirikare benshi bambaye imyanda isa nk'iya Force de Tigre, ndavuga ya myenda ifite amabara y'umuhondo, icyatsi mato, urayibutse yani forme ibanziriza iyo bafite umunsi nshyashya, iyo bigeze kugaragaza neza neza bakagaragaza ko ari ibisamagwe, imbaraga z'ibisamagwe Force de Tigre. Iyi rero ngo nizo zagaragaye ziza muri kino cyerekezo cya Katoyi. Amakuru akemeza yuko baje gutanga renfort, baje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagarike M23. M23 ariko minsi ishize yari yavuze neza ko iri kubona FARDC iri kuzuza abasirikari mu byerekezo M23 ikoreramo, ko bisa naho FARDC hari ikintu iri gupanga, ko bisa naho FARDC iri kwitegura intambara yeruye na M23, aho gushakisha uburyo bagera ku mahoro arambye, ko FARDC irimo gupanga intambara. Ibi byavuzwe na M23 ubwayo ivuga ko FARDC kugaragaza umwuka wo guhagarika imirwano, aho iri kugaragaza umwuka wo kurwana. Ibi M23 yongeye guhamya neza ko itazabyihanganira, yizakomeza kurinda uburenganzira bw'abasivili, ibarekanira amahoro n'umutekano, mu gihe FARDC yaba itabishaka. Izakomeza M23 gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde abasivile bafite ibyago. None ahanga muri Kivu Amajyaruguru urumva hazanwe ibikoresho byinshi n'abasirikare benshi. Bivire muri rimwe siho honyine hazanwe abasirikari. Urabizi neza ko minsi ishize wumvishe ibyavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo mu gice kigana muri Baraka, ndetse umva n'abasirikari bagejejwe nyine aho ngaho Baraka, unumva abandi basirikari bivugwa ko bagejejwe mu gice kigana Kalemi, bafite n'ubwato bunyaruka cyane buzwi nka speedboat, bwahawe abacacuro bo kuzakoresha barinda Tanganyika, numva barinda Kalemi. Amakuru aremeza yuko irindi tsinda ry'abasirikari ryazanywe na kajugujugu ryaguye Kindu, n'abasirikari bari mu ngabo zidasanzwe Force de Hebrew Force. Ariko amakuru akemeza yuko bimwe mu bikoresho bazanye byagaragaye neza ko ari ibikoresho bishya bitigeze bigaragara kuri tele, harimo imodoka ndetse n'ibindi bikoresho. Gusa bamwe bavuga ati none imodoka izava Kindu izagere muri Kivu Amajyepfo cyangwa niyo kurinda Kindu? Nabyo birashoboka. Kindu iri mu ntara ya Maniema nayo M23 yitunza agatoki, ivuga ko bagiye kuzayataka bakayivanamo kimwe na Tanganyika mpaka bakazatera bageze Katanga. Niko M23 yateguje FARDC ko nyuma kuvanamo Minembwe Katanga ari itahiwe, kandi Katanga nayo izabohorwa. Ibi rero FARDC yise ivuga yuko ari agasuzuguro n'agasomborotso gakomeye, itabategura nabo ngo uburyo bukomeye cyane bwo kuzirwanaho ahariho hose FARDC yagabwaho igitero hazasa nk'ihiteguye. Bisohoka cyane cyane ko abasirikare bageze Kindu atabakoza muri Kivu Amajyepfo arabo komeza guhagarara Kindu, barinda ikibuga cy'indege cya Kindu gikunze guhagurukiraho ibitero bya gisirikare n'indege za drone ndetse na Sukhoi, kugira ngo barinde ibyo bice bitazagwa mu maboko ya M23. Bavuga ko M23 yakamejeje ikavuga ko ishaka gukora intambara kuri iki gice cya Maniema, kugira ngo nibiramuka bibaye FARDC ifite uburyo bwo kwirinda bw'uburinzi bukomeye, muri make izabishoboye kwirwanaho no kwirwanirira uko bizagenda kose. FARDC izabishoboye guhangana na M23. Iki kikaba ari igikorwa gikomeye cyane FARDC irimo gupanga ahangaha Kindu, Kivu Amajyepfo, ndavuga Baraka, ndetse ukongeraho na Kivu Amajyaruguru muri abice bya Masisi ugana Katoyi, aho bari gushyira imbaraga za gisirikari, hari kwitegura igikorwa gikomeye cyane cy'imirwano itarigeze ivugwa na mbere hose, igikorwa gikomeye gishobora kuzana irimbura cyangwa se gutakaza ibirindiro kwa bamwe ari M23 cyangwa se ubwo nyine FARDC muri rusange. Ibyo byose bishoboka ko umwe muri bo ashobora guhombera muri ibi bitero nyirizina bikomeje gupangwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa FARDC iravuga iti twebwe ntacyo dufite cyo guhomba, ubutaka ni ubwacu, akarere ni akacu, ndetse ubusugire bwa Kongo ni ntaganirwaho. Wumva yuko dushobora kuzatakaza ubutaka bwacu aribeshya cyane, ntago bizakunda ko dutakaza na santimetro nimwe. M23 nayo iti barababeshye rero, natwe nuko uduce twafashe twaratubohoye byararangiye, nta gace na kamwe dufite gutakaza, tugomba kuturindira umutekano ku cyiza n'ikibi, ahubwo bibwira yuko tuzagira agace dutakaza. Nabo baribeshya. Iruhande rwose rurahiga, uruhande rwose rugaragaza ko ari urunyembaraga, uruhande rwose rugaragaza neza icyo rurwanira, ndetse no kugaragaza ko badafite gahunda yo gusubira inyuma kuri uwo mugambi wabo cyangwa se icyo cyemezo bafashe cyo gukomeza gukora intambara ku ruhande rumwe cyangwa se urundi.
tugaruke nanone ku makuru ari kuvugwa ni M23 nsa nkaho maze kwikubwira yahakanye neza ko nta birindo na bimwe izavamo zo muri Kivu y'Amajyaruguru kimwe no muri Kivu y'Amajyepfo. Yemeje yuko ibitangazwa kuri M23 byo kureka ibirindiro zayo ari ibinyoma. Nyuma makuru yatangajwe yuko bimwe mu birindiro byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho muri Masisi byasizwe na M23 igasa nk'iyerekeza abarwanyi bayo berekeza muri teritwari ya Lubero bavuye muri Masisi. Ibyongeye kwibazwaho na bamwe bakavuga ati M23 kitangiye kureka ibirindiro byayo yavuze ko nta na santimetero nimwe izatanga. Mbonima yemeje neza ko ibyo ngibyo biri kuvugwa byo kuva mu birindo kwa M23 atari ukuri ndetse bigukwirakwizwa ku bw'inyungu za politiki ngo za Kinshasa, ngo ntabwo yigeze itakaza ibice byayo muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse asaba abaturage gukomeza guhuza umutima no kumva ko barindiye umutekano na M23 idashobora kuzabasiga uko bizagenda kose. Ihamya neza cyane ko ikishyize imbere ari umutekano wabo kandi izawubaha nta kabuza. Ayo mahoro n'umutekano M23 ibisezanira abaturage ko izabibaha mu buryo bwuzuye, nta muntu n'umwe uzigera abyambura aba baturage nyuma yo kubona M23 ibazaniye amahoro, ngo bakomeze kumva ko barindiwe umutekano mu buryo bwuzuye. Nkuko ibinyamakuru zo muri Kongo zasubiye magambo ya Bwana Mbonima n'umunyamabanga mukuru uhoraho w'ihoro rya FC23 Benyamini Mbonima akanye mu makuru avuga ko uyu mutwe uziye kuva mu buce bwo mu rasazo bwa Kongo, ashimangira ko nta hantu uteze kuzajya. Ibyo byose ari ibinyoma ndetse no kwiganirira. Si ubwa mbere bamwe mu bakongomani bumvikanye basabira u Rwanda ibihano, ndetse bakavuga ko ingabo z'u Rwanda zikwiriye kuvatirwa ibihano cyangwa se zikarwanywa mpaka zivuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo u Rwanda ruhakana ko nta ngabo rufiteyo, ko nta musirikare n'umwe rufite ku butaka bwa Kongo. Ariko ibyo ntibituma abakongomani batari bamwe basabira u Rwanda ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu muryango w'abibumbye, ngo u Rwanda rukwiriye gufatirwa ingamba zikomeye cyane ngo nyuma y'icyo bita ibitero bikomeje kubaho by'ubushotoranyi ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo Kongo ivuga yuko ari intambara y'ubusahuzi u Rwanda rwashoye kuri iki gihugu cya Kongo, intambara ngo igambiriwe kwiba cyangwa se igambiriye kwiba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagasaba ko u Rwanda rero rwafatirwa ingamba ndetse rukamaganwa ku ruhando mpuzamahanga ubw'iyo ntambara rwashoye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Societe civile yo muri Masisi yasohoye itangazo cyangwa se yasohoye ubusabe isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ingamba zikarishye igihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ngo u Rwanda rusa n'ubundi n'urwongeye gukomeza ibitero byarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga yuko ibihano bishobora gutuma u Rwanda rucisha make muri iyi ntambara rukomeje gushora kuri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko iyi societe civile ibivuga, bikaba ari ibintu bikwiriye gukorwa byihuse cyane kugira ngo ubushotoranyi bw'iyi ntambara bube bwahagarikwa mu buryo bwuzuye nkuko babigarukaho. Gusa ariko nubwo bari kuvuga ko bagomba gusabira u Rwanda ibihano, hari ikintu kimwe gusa banavuga. Bavuga ko igisirikare cya Leta ya Kongo kitagomba gukomeza gutererana abaturage, ni nyuma yuko bavuga ko isa n'iki kubatererana mu gihe gikenewe cyane, ahubwo na rubanda ikenewe n'abaturage cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho, kuko muri kino gihe ngo ariho abaturage bakomerewe cyane kurusha mbere hose. Aricyo gihe rero bakeneye amahoro, aricyo gihe bakeneye igisirikare cyo kubaba bugufi cyangwa se abo kubandira umutekano batabatererana nkuko babigarukaho. Reka dusome mu magambo bivuga ko banditse, yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Radio Okapi. Igihe ntarengwa cyashyizweho na Washington cyarangiye nta kimenyetso na kimwe cy'uko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Kongo kuwa gatatu tariki 15 Nyakanga 2026 ubwo amasezerano ya diplomasi ya Amerika yahaye u Rwanda yo guhagarika imirwano cyangwa se inkunga y'ubufatanye na M23 no kuri ingabo zo ku butaka bwa Kongo yarangiraga. Societe civile ya Masisi yemeye ko byananiranye, isaba ko hafatwa ibihano bitewe no kwirengagiza uyu muburo no kwiyongera kw'imirwano ku butaka. Imiterere y'abaturage bahise bahuriza hamwe basaba ko Amerika yabona ko barenze ku magambo yayo, ahubwo agakomeza gushyirwaho imirongo itukura cyangwa se uburyo bukomeye cyane bwo kurwana urugamba. Itangazo ry'itariki ntarengwa ryo guhagarika imirwano ryari ryo muri Nyakanga ryabanje gushyirwa hanze na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio n'igice cy'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ntacyo iryo tangazo ryigeze rigeraho, aho kwiyemeza ngo kuva mu ntambara ingabo z'u Rwanda zikomeje kohereza ingabo zifite n'ibikoresho gukaza ibitero ku mijyi myinshi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni Societe Civile Radio Okapi isubiramo
Cresphore Mitondeke umuvugizi mukuru wa societe civile ya Masisi aramagana agahinda k'abaturage bakomeretse kubera ko nta buryo bwa diplomasi buhagije bwigeze bubaho ngo habeho kwizezwa amahoro n'umutekano ndetse no gufatira ingamba abo yita u Rwanda. Ati abaturage ikibabaje ni ukugeza ubu batarabona ko nta cyahindutse ku butaka. Abaturage barimo kubona ibitero ku mitwe itandukanye cyangwa se ikorwa imitwe itandukanye y'ingabo, kongera ingabo ku mirongo itandukanye aho kwikura ku butaka nk'uko byasabwe n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu bizaba ngombwa kongera gutekereza ku ngamba zose zashyirwaho kugira ngo haboneke ibisubizo bifatika kandi bigire ingaruka ku butaka. Ati bigomba gukorwa. Bibutse ko ubu atari bwo bwa mbere basabye White House ngo ibyiteho. Societe civile mu gace ka Masisi irimo gushinja White House ko ku buryo butaziguye ko yizewe nk'urwego rw'ubuhuza igomba kugira icyo ikora. Rero ndasaba Washington gufata imyanzuro y'amategeko na politike ku bijyanye no gukomeza kurenga ku mabwiriza yayo ngo bikorwa nyine igihugu cy'u Rwanda ko bavuga. Uyu muryango abaturage urasaba ko hakorwa igenzura ryihuse ry'uko imihigo yashyizweho mu rwego rw'ubuhuza bw'Abanyamerika yubahirizwa. Ukavuga ko kuva basaba ituze kugeza ku gushyiraho ibihano bigamije kandi bigomba guhana abatavuga rumwe n'iyi nzira ari ngombwa nk'uko societe civile ya Masisi bivuga. Umuterankunga urwego rwo gukemura ibibazo byo mu biyaga bigari, Washington ubu ngiri mu nzira yo kwerekana ubushobozi bwayo bwo gushyira mu bikorwa imirongo yayo itukura iba yashyizeho kugira idakomeza gusuzugurwa. Rero ngo ni igihe gikomeye Washington nayo igomba kwigaragaza ko ari inyembaraga apana kwica amazi ngo nayo ibikunde yicecekere ibyihorere ireke kugira ikikora ireke kubyitaho. Ati Washington namwe mukwiriye kugaragaza neza ko igihe kigeze kugira ngo mwubahwe mwiyubahishe ku ruhando mpuzamahanga. Amasezerano mwatumye asinywa ashyirwe mu bikorwa nta kabuza. Ibi nibyo abaturage benshi bo muri Kongo basaba ko byakorwa byihuse kandi bigashyirwamo imbaraga kugira ngo amahoro n'umutekano babuze by'igihe kirekire abashe kuboneka. Niko abaturage bavuga ko ari cyo kintu cyonyine cyakorwa kugira ngo bemeze ko noneho ubuzima bwabo bugiye kubona icyo babuze, bagiye kubona amahoro, bagiye kubona usugire ubutaka bwabo bwongeye kubuhabwa, kugira ngo hirindwe ko hakomeza kuboneka impfu nyinshi z'abasivili ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko bavuga hirindwe ko hakomeza kuboneka ukubabara kw'abaturage b'inzirakarengane muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko ngo bikomeje gutyo ntihagire igikorwa n'ubundi abazapfa baba benshi, abazapfa bazakomeza kugwira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara hari hitezwe amahoro yazanira igisubizo abaturage bamaze igihe kinini cyane bababajwe n'aya makimbirane atarangira yo muri Kongo. Bakavuga ko igihe kigeze rero kugira ngo iki kibazo cyitabweho kandi kibonerwe igisubizo ku buryo bwuzuye. Hanyuma nubwo basaba yuko Amerika ifata ingamba zikomeye kuri iki gihugu cy'u Rwanda, ahubwo hari ubundi buryo bukomeje gushakishwa bwo kugera ku mahoro arambye, ari bwo buryo bwakorewe i Goma aho AGVM Plus rwa rwego rushinzwe gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Kongo abaturutse ku mpande zitandukanye bongeye guteranira i Goma kugira baganire ku buryo bwo guhosha umwuka mubi ukomeje kumvikana ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 MONUSCO ndetse n'abo mu itsinda ry'akarere gashinzwe gukurikirana umutekano ku mupaka bahuriye i Goma mu nama nyirizina yo kwemeza guhagarika amakuba ku baturage ndetse no kuzanira umutekano abasivile bose muri rusange, no kwemeza ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo yiyemejwe yo guhagarika imirwano imaze igihe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yitabiriwe n'intumwa za Repubulika ya Kongo mu gisirikare zo ku rwego rwo hejuru zazanye na Viviane Van der Pel umuyobozi wungirije wa MONUSCO. Bose bakaba baragiranye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo i Goma. Gahunda ibazanye ari ugukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyiyemejwe byo guhagarika imirwano. Viviane Van der Pel yazanywe na kajugujugu ari kumwe n'abasirikare baturutse Kinshasa barimo afite ipeti rya Lieutenant Colonel ndetse akaba harimo nanone kwiyemeza uburyo buhamye bwo guhangana n'iki kibazo mu nama nyirizina bagiye cyangwa se bakoreye i Goma. Icyavuyemo ngo nuko hagomba kwitabwa cyane cyane ku gisubizo kirambye cyo gushakisha amahoro no kuzanira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Bari i Goma bose impande zose
biyemeje ko nta kabuza iki kibazo kigomba kubonerwa umuti, kandi ari Kongo ari M23 bose bagomba kumva ko ari bibareba, nta ruhande na rumwe rugomba kwivana muri aya masezerano agomba kuzana amahoro. Birumvikana ko ngo ni buri wese ugomba kumva ko ari ikintu gikwiriye, ari igikorwa gikwiriye kwitabwaho cyane mu kubona amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 isabwa kureka gukomeza kurwana, Kongo nayo isabwa kureka kurwana, basabwa kureka gukoresha indege za pilote muri iyi ntambara, basabwa kureka gukoresha imbunda zangiza abaturage nk'uko babisabwe mu minsi yashize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahuza i London bongera kubiganiraho ko intambara igomba guhagarikwa. Izi ntumwa za FARDC igoma zakiriwe neza, zicumbikirwa na M23 ndetse bananirwa umutekano na M23. Bamwe barabinenga bakavuga yuko ari ukwisuzuguza, bandi bakavuga yuko bigaragaza ko Kongo ikishyize imbere ari amahoro atari icyubahiro. Gusa ariko byose bikabikomeje kugorana kwemeza yuko intambara ijye guhitirangira by'aka kanya. Bamwe babona ko bikiri kure cyane nk'ukwezi, uko ibintu bigaragara kuri tere ntago bitanga ngo icyizere cy'amahoro, ahubwo biragaragaza neza cyane ko ihangana rishobora kongera gutangira vuba cyane, vuba mu gihe M23 yaba yongeye kugaragaza nayo ubushake buke aho kuba mu kigenzura, kuko Kongo nayo ivuga yuko yifuza kubona M23 ibanje yava mu bice igenzura, aribwo bazemera kugira icyo baganira. Ibyo bitari bizaba Kongo igasa naho yerekana ko idafite gahunda yo kuzaganira na M23. Hanyuma dukomeje ku yandi makuru ari kuvugwa, twizire kuri ibingibi biri kuvugwa muri Angola. Muri Angola hateraniye inama yiga cyane cyane ku bibazo byo gukemura amakimbirane cyangwa se ku makimbirane no kuyashakira igisubizo. Ni intego igira iti no more wars, nta ntambara dushaka, amahoro akwiriye kuboneka. Niyo muhamagaro w'iyi nama iri kubera i Rwanda muri Angola kwa Joao Concalves Lourenço, perezida wa Angola, wigeze kugaragaza uruhare rukomeye cyane mu gushakira Burasirazuba bwa Kongo amahoro ndetse n'ubuhuza ku gihugu cy'u Rwanda. Nubwo ubuhuza bwe bwaje kwita igihwereye ntibugerweho, Kongo igashinja u Rwanda ko ari rwo rwabigizemo uruhare gutuma ubuhuza bwa Angola budatanga umusaruro. Kuri iyi nshuro rero biragaragara neza cyane ko n'ubundi bongeye guhurira i Rwanda, Kongo na Angola, ariko n'abandi bayobozi batandukanye muri iyi nama rukokoma yiga cyane ku guhagarika amakimbirane ndetse no kugera ku mahoro muri rusange, nko kwemeza yuko amahoro ari wo musingi w'iterambere, amahoro ari wo musingi wa buri kintu cyose gishobora gukorwa. Angola rero ikavuga yuko nta mahoro ahari, nta kintu na kimwe gishobora kugerwaho cyiza. Niyo mpamvu iyi nama nyine ifite insanganyamatsiko ngari aho bahamagarira kurangiza intambara hakazanwa amahoro, urwego rwo gushimangira cyane cyane ubufatanye bw'akarere. Uyuke ko Angola na Kongo bahuriye muri SADC, ikindi kandi bahuriye ku bukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kubaka umuhanda wa Lobito, inzira ya gari ya moshi izanyura muri Kongo ivuye Zambia ikagera muri Angola kuri Lobito icyambu, aho izi gari ya moshi zipakiye ibikoresho cyane cyane amabuye y'agaciro, maze bwita byoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkivuga kuri inzira ya Lobito, yitwa Marco Rubio, asa n'uwagarutse kuri ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza neza ko ubufatanye buri kugenda neza kandi butanga icyizere cyo kuba Amerika ndetse na Kongo bose bazungukira muri ubufatanye. Avuga ku nzira ya Lobito, Marco Rubio yongeye kugaruka kuri ubwo bufatanye, ati binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SPA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Kongo barimo guteza imbere intego rusange zo koroshya ishoramari rihuriyeho na Amerika, gukwirakwiza urwego rw'ubucuruzi y'agaciro muri Repubulika ya Kongo no guteza imbere umutekano. Akomeza agira ati amabuye y'agaciro yizewe kandi afitiye akamaro impande zombi. Inama ya Minisitiri ya Repubulika ya Kongo yemeje ku ya 10 Nyakanga amasezerano yo kwemera Kongo gufatanya na DFC ya Amerika mu muyoboro wa Lobito Corridor Motor Engine. Ni intambwe ikomeye ya SPA kandi igaragaza ko DRC ikomeje kwiyemeza ubufatanye. Ati
umuhanda wa Lobito uzashimangira imikoranire y'akarere, uteza imbere ishoramari, utanga imirimo kandi wemeza ubucuruzi bw'impande zombi kuva ku nyanja Atlantique kugeza muri Congo Kinshasa. Buzagira akamaro Afurika yo hagati yose. Zitegereje ko umuhango wo gusinya amasezerano wa nyuma utegurwa vuba bishoboka kugira ngo ishyirwa mu bikorwa ritangire. Inkunga DFCGAV cyangwa se Amerika irangire gushyirwaho kandi inyungu z'uyu mushinga w'impinduka zishobore kugerwaho mu buryo bwa vuba. Kuvuga kuri Lobito Corridor nibajya bayivugaho ujye numva nanone no ku mabuye y'agaciro icyarimwe udasize inyuma ibuye ry'agaciro, bitewe nuko uyu muhanda wa Lobito cyangwa se umuhanda wa Lobito ikintu uzabuje gufasha cyane kurenza ibindi ni ugutwara amabuye y'agaciro aturuka muri kano karere ajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nko kwemeza yuko Amerika yifuza kubona inyungu cyangwa se yifuza kubona amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Kongo, yo mu bihugu bitandukanye muri kano karere atwarwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bworoshye, kugira ngo ku isoko bahangane n'igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa byungukira muri kano karere. Ariko nibaza n'umuhanda wa gari ya moshi ngo Abanyafurika bakunda ibyoroshye, ariko ntabwo ari bo gusa, bizajya byoroha cyane cyane kugurisha ku Banyamerika, ndetse amasosiyete y'Abanyamerika aza muri kano karere azaba abonye uburyo bwiza cyane bwo gushora imari mu buryo bitezeho kubona inyungu zanyunga byakunda, uburyo ntawe uzavuga ngo yabuze uko ashora imari ye, yabuze uko atwara umutungo we, bizajya bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoroshye. Ikagaragaza neza cyane ko Kongo irimo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mushinga, kandi Amerika ikaba iri kubyishimira cyane, igaragaza yuko ari igikorwa cy'agatangaza kiri kugerwaho muri kino gihe cy'ubufatanye hagati y'impande zombi, mu ngo hagati ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Angola. Uyu muhora wa Lobito cyangwa se iyi nzira ya Lobito bose barayibona nk'inzira igomba kuzana iterambere rirambye hagati y'ibihugu zose. Reka ngushimire ko tubana tukajyana ku musozo turebera hamwe ibiri kuvugwa. Ukomeze kubana natwe uramenya byinshi. Amahoro.